Hello, mumeze mute nshuti? Mumeze neza bakunzi ba Wideland TV, mumerewe neza? Reka twizere ko aho muherereye hose muguwe neza kabisa, mukomeze mugubwe neza mu byo murimo gukora byose. Nanone rero tugarukanye n'inyungurabwenge rimwe amagambo magufi cyane ariko y'ubwenge cyane. Biragusaba kugira ngo nyine mu mwanya muto tugiye kumara tuyakugeza tunayagusesengurira, ubanze uyumve, ariko harimo ubwenge bwinshi kabisa, nubwo ushaka kuyumva ukumva ari ibintu biraho byoroheje bitewe n'ukuntu yumvikana mu buryo avugitsemo cyangwa se uburyo yumvikana mu matwi, ariko uyasesengura mu mutwe urasanga arimo ubwenge kabisa. Reka twe kwirirwa tujya kure rero. Inyungurabwenge episode ya 13 irimo amagambo agira ati: Life without challenge is not life because life means challenge. Kansubiremo rimwe. Life without challenge is not life because life means challenge. Ni amagambo y'icyongereza agira cyangwa se asobanuye mu kinyarwanda ngo ubuzima butarimo kuba wahuramo n'ibintu nyine biguhinduka cyangwa se bikurwanya, mu by'ukuri birwanya ibyo ushaka kuba wakora cyangwa se kugeraho, ntabwo ubwo bwaba ari ubuzima, kubera yuko ubuzima mu by'ukuri bubayemo guhangana cyangwa se guhinyuzwa. Kuvuga ngo ubuzima butarimo guhinyuzwa n'icyo ushaka gukora cyangwa se ushaka kugeraho, ntabwo bwaba ari ubuzima, kuko ubuzima bwuzuyemo guhinyuzwa n'ibyo ushaka kugeraho cyangwa se ushaka gukora. Niyo mpamvu rero ntukajye ubaho uhangayikishijwe n'uko cyangwa se uhora ucibwa intege n'uko ibyo ukora atari byo uhita ugeraho cyangwa se uhura n'inzitizi n'imbogamizi, kubera ko imbogamizi n'inzitizi muri ubu buzima ntago zibura. Ubuzima butarimo inzitizi n'imbogamizi ntago bwaba ari ubuzima. Nicyo gisobanuro muri rusange cy'ubuzima. Niba rero hari ibyo ukora ukabona ntibiri kugenda neza, cyangwa se ibyo watekerezaga ko wakora ukabona ntago bigenze neza uko wabitekerezaga, bisobanuye neza ko uri mu buzima neza, kuko ubuzima butarimo ibyo ngibyo ntago bwaba ari ubuzima, kuko ubuzima ntabwo ari umunyenga. Oya, ubuzima busobanuye guhinyuzwa n'icyo ushaka kuba wakora cyangwa se kuba watenguhwa n'icyo ushaka kuba wakora cyangwa kugeraho. Mu gihe uhura n'inzitizi cyangwa se imbogamizi z'ibyo ngibyo, menya ko ari bwo buzima bwa nyabwo, nicyo gisobanuro cy'ubuzima. Ibyo ngibyo bibaye bidahari ntabwo waba uri mu buzima. Igihe cyose ukiriho ugihumeka, ibyo ugambiriye kuba wakora cyangwa se ugambiriye kuba wageraho, uzajya uhura n'imbogamizi cyangwa se n'impinduka ziba zakurwanya kugira ngo utabigeraho. Iryo ryari ijambo ry'inyungurabwenge episode ya 13. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel wayikora, cyangwa se niba uri mushya kuri iyi channel ukaba wabikora, cyangwa se nimba wari usanzwe udukurikirana ariko utarakora subscribe cyangwa se warayikoze utarafunguye inzogera ukaba wabikora. Reka tuzasubire mu yindi nyungurabwenge cyangwa se no mu bindi biganiro bitandukanye. Wakora subscribe tukazakomezanya, cyangwa se n'ubundi ukaba wareba n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda dukora. Ndabashimiye, Imana ikomeze barebe neza kandi bishimire.